Welcome back to Yego TV. Reka mbanze mfata akanya ngushimire cyane aho ubashe kuba wakora subscribe hano kuri Yego TV. Nkubwira ngo nani utarakora subscribe umanuka ngaho ku magambo atukura aho ubashe kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ukurikirana byinshi Yego TV igenda igutegurira umunsi ku munsi. Iyi ni imwe mu nkuru ibabaje, inkuru yuzuye mu bugome, inkuru iteye agahinda, inkuru uri bwumve amarira agashoka ku maso yawe ukumirwa kuko ntago ushobora kumva yuko bishoboka ibyabaye muri iyi nkuru. Nk'uko mubona uyu mugabo bamwita Dan, urabona rwose uyu mugabo urabona ko afite ikibazo gikomeye cyane mu isura yiwe ndetse yavuriwemo no kuba atabona, afite ubumuga bwo kutabona bwa burundu yatewe n'umugore we yishakiye ku giti cyiwe avuga ati uyu ni umufasha wanjye ndamushatse reka ajye kumfasha mu rugo rwanjye rwa buri munsi. Uyu mugabo ushobora kumubona ameze gutyo ugahita wibaza se niko yavutse ameze cyangwa se na accident cyangwa se n'ibindi cyangwa se byagenze gute, ariko yabitewe n'umugore yishakiye wamuhemukiye bikomeye cyane. Ushobora kwibaza ati se byagenze gute kugira ngo uyu mugabo ahinduke gutya abashe kuba yagira ubumuga bwo kutabona bwa burundu, byagenze Dan w'imyaka 31 yari amaze igihe gito cyane rwose ashakanye n'umugore wiwe, nuko baza kugirana amakimbirane matoya yoroheje, nyine agirana amakimbirane n'umugore we nk'uko bisanzwe nyine mu miryango cyangwa se mu ngo ntabwo ajya buramutuntu kw'amakimbirane. Noneho umunsi umwe Dan yagiye ku kazi nk'uko bisanzwe ajya gukora, dore ko yari umupolisi, agiye asanga bamupanze ku kazi ka nijoro, nuko arangije ararayo iryo joro akora akazi. Noneho aho arangirije gukora ako kazi aza gutaha, dore ko yari ananiwe. Mu kugera mu rugo yatashye ashaka kuruhuka, nuko Dan yinjira mu buriri arangije ajya kwiruhukira, ariko umugore we rwose bari bafitanye ikibazo gikomeye cyane, ariko nta nubwo cyari gikomeye urebye, ni ikibazo nyine cy'amakimbirane, ngo bari bafitanye amakimbirane nyine yaturutse ku nzu batarimo barumvikanaho neza. Ariko umugore kugira ngo wumve ubugome, wumve intera abantu bagezeho, umugore yahengereye Dan amaze kuba yasinzira, dore ko yari avuye mu kazi ananiwe, arangije afata acide amusuka mu maso. Can you imagine? Amusuka mu maso acide yababawe. Arangije nyine Dan nawe mu gusinzira yasinzire nyine, abyutse asanga nyine ibibazo byavutse, yumva byakomeye. Ushobora kwibaza ati yamusutse acide gusa mu maso, ariko ntago ari byo. Uyu mugore yari afite ubugome budasanzwe, kuko nyuma yaho yaje kuba yafata amazi ayasuka hasi kuri sima, arangije afata za nsinga rwose azicomeka ku mashanyarazi y'amazi, ashyiramo umuriro w'amashanyarazi, avuga ati Dan naza kubyuka, kuko yari yamushyize acide mu maso, ati araza gutabaza. Mu gutabaza ari bwaze kubyuka kandagira hasi, umuriro mukubite bihite birangira. Can you imagine? Umuntu numara kumukubita nyine ubwo ngubwo nyine ubwo ikibazo cyane kiraba gikemutse sinzi. Arangije uyu mugore arigendera rwose, arirukanka arabura. Abagore baragwira. Ibaze kwishakira umugore uvuga ati uyu ni umugore ugiye kumfasha mu rugo, ariko ugasanga niwe ugiye kuguhemukira. Mu masaha Dan yatangiye kuvuza induru, avuza induru asaba ubufasha, atabaza yuko yatabarwa, dore ko yaramaje guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Yabyutse yumva afite ububabare, mu kuvuza induru abaturanyi nibo bagerageje kubyumva. Abaturanyi mu kuza gutabara Dan basanze Dan arimo aravuza induru bikomeye cyane. Si ibyo gusa, barebye hasi babona umuriro w'amashanyarazi ucometse mu mazi yari ari hasi kuri sima, babanza gucomokora. Barangije batabara Dan, bamutabara rwose bitarakomera. Mu kumujyana kwa muganga, bamugeza kwa muganga baramuvura, gusa nyine mu kumuvura ntabwo yaje gupfa, ariko yaje kugira ikibazo cy'ubumuga bwa burundu bwo kutabona. Ubu ngubu tuvugana Dan ntabwo ashobora kuba yareba, bitewe n'umugore we yishakiye, bivuye ku makimbirane mato yoroheje, ariko umugore akavuga ati no, ntabwo bishoboka, ati ni ngombwa umvira mu buzima nk'ubure burundu. Nk'uko bigaragara rero kuri iyi foto, urabona ko Dan isura ye yarangiritse bikomeye cyane, yarangiritse koko bitewe n'umugore we yishakiye.
uyu mugabo yari umugabo muzima mwiza rwose ugaragara, umugabo mwiza ufite amafaranga w'umupolisi, ariko nyuma yaje guhindurwa impumyi ndetse ntabasha no kubona bitewe n'umugore yaje kwishakira. Nk'uko bigaragara muri iyi foto urabibona neza cyane rwose, iyi ni ifoto igaragaza kera bagikundana, kera mu rukundo rwabo. Ese byari bimeze gute? Ushobora kwitegereza uyu mugore ukabona n'uyu mugabo barakundanye cyane, ariko impinduka zabaye z'uyu mugore wari ufite ubugome budasanzwe, waje kumenyekana kubera yagerageje kwica umugabo we urubozo. Niko nabyita. Arangije amusuka aside mu maso, arangije asuka amazi hasi, acomekaho umuriro w'amashanyarazi. Unaza kubyuka n'ubundi yumvaga ari bwabyuka atareba, aze gukandagira mu umuriro mukubite. Can you imagine? Ni ukuri kw'Imana turajye twitondera abagore tujya gushaka. Uyu mugabo Dan avuga yuko abariye umugore we nta cyaha amushinja, ubu ngubu yaramubariye ku mutima we. Gusa we akavuga yuko uyu mugore atazakira ibyo urubanza ruzamugenera cyangwa se ibihano azahanirwa bitewe n'ibyo yakoze. Urumva ko uyu mugore yakoze ibintu bidasanzwe. Dan avuga yuko yongera guhura n'umugore wiwe mu rukiko, bari baburana uko uyu mugore ashobora kuba yahanwa bitewe n'ibyo yakoze, dore ko yakoze icyaha ndengakamere. Uyu mugore rwose urabona uyu Dan yari umugabo mwiza ugaragara neza nk'uko byagaragaraga kuri iyi foto, ariko ubu ngubu tuvugana afite ubumuga bwo kutabona, isura yarangiritse bitewe n'umugore yishakiye. Sinzi uko uri kubyumva, sinzi uburemere uri kubuha, sinzi ubukana uri kubiha, ariko ibi bintu ni ukuri kwa Mungu birarenze. Ibi bintu ntago bisanzwe, ni ubugome ndengakamere, sinzi ukuntu nshobora kuba nabisobanura. Iyi nkuru ya Dan ni inkuru y'agahinda, ni inkuru y'akababaro, ariko umugore yishakiye akamuhemukira. Dan akomeza we yivugira yuko nyine atumva neza impamvu rwose ibi ngibi bishobora kuba byaramubayeho nyuma yo kwishakira umugore. Avuga ati uyu ni umufasha azamfasha mu buzima bwanjye bwose, ariko akabona none ikigusha kigiye kumufasha kuba yagwa. Ubu ngubu Dan ntabwo ashobora kuba yakora akazi ke nk'uko bisanzwe kubera ko afite ubumuga bwo kutabona. Yambuwe byinshi, yabuze imbaraga, yabuze buri kimwe kubera kutabona, kubera kwangirika kw'isura yiwe. N'ubu ngubu sinzi ko hari umuntu ashobora kuba yagenda ngo abwire wenda ngo ashaka undi mugore, sinzi ko nanone hapfa no kumushaka. Ubu ngubu koko urumva uri Dan wabyakira ute? Sinzi, nubwo ndimo ndaseka, ariko iyi nkuru iteye agahinda koko. Ni ukuri kwa Mungu, uyu mugabo yarahuritse gushaka umugore, ukishima ukavuga ati nshatse umugore rwose, mvuye mu bintu by'ubushorashozi ibiki n'ibiki. Ubu ngubu byarangiye, ariko umugore yarangiza akagukorera ibintu nawe ubwawe utigeze utekereza, ibintu utigeze ushyira ku mutima wawe, agahinda kakakwica. Reka mbanze mfata akanya gushime cyane wabashije kuba wakora subscribe hano kuri Yego TV. Nkubwira ngo niba utarakora subscribe, manuka ngaho ku magambo atukura ubashe kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana byinshi Yego TV igenda igutegura umunsi ku munsi. Wakoze kubona natwe, ciao naho utaha. Sinzi uko wakiriye inkuru, ese uyakiriye ute?